Okay, irebye generation yawe n'abantu bazanye n'abantu hameze gute abahamanutse ngaye muri hip hop nyine ugendeye kuri ba grand frère ababaruta ababanje mbere yanyu ariko se namwe navuga muri kiragano cya gatatu n'atari cya kane cyangwa se muri gufedinga in mushaka kuba ikindi kiragano kiri next mwibona muti man hari underground barenze byatari barenze nyine kusinzi ukuntu nabisobanura man n'abajiwo hejuru boho nyine ntago ari bose tu abenshi nyine tu usanga nyine imirongo yabo isigaye iryoshye man nyumva bararyoshye ntago nyine baba bakigukoma ishaza batangiranye ntago ari cyo baba bagifite tu ishaza baba baratangira ntago ari oya zararyoshye man zararyoshye natwe rigaze turyohanye man wabona ishaza rishize tu yeah zararyoshye nyine turimbo turi soft for sure usanga nyine ntago nyina no nyapfa kumva barabaje abastari cyane tu nge nimvira underground turaba underground nyine man nge numva underground for sure rero bagira icyo bagufasha for sure byatari bari touching ariko bano bakuru bo nta kintu ukuramo se nacyumva mu byo baririmba ari bose tu naga ari bose ariko abenshi nago mbumva kabisa nta kintu kirimo ntagarwa nta kintu kirimo ariko ntago ngiye nyapfa kubumva tu kandi umva nyine byarahindutse zararyoshye araryoshye nyine ariko ntago nyapfa kubumva niyo numvishe track yabo ntago ari ya track naza kuri repeat tu yeah ujya na VIP utayiri repeatinga shayobora ntago njya nyumva kabisa entrance access VIP ndayize aho ninje hose ni bless nyine kwihipinga ntago yatuma utayimenya man ndayize tu yeah ntago yishyira on repeat man nyine ngiye test ya music yanjye iri different ubwo nyine ntago njya numva tu ntago nashyira kuri repeat ya songs zanjye so yumvira songs zimeze gute ubundi dealer ziba tough gang ba kera se man bari abajinda bumva byatari nabwo boro za kera za zamani zo mba numva tu siga insingi kaba umuhopfu tuzimanganye igifu rap y'umushonje ufite pen irusha abangavu future yujemo igihumbo na amarenga y'urupfu street kaba cool kujya hudu kwa miyo nkuru mitima itabutsa abapeti birukanka inkungugu gisate cy'umuryango nawe uhora mu nduru peace please ta umutima wo kwiyambaje ubu ni diwa nyirigira ukimurinze kwangana kuraruka kagotwe by'umugamba arambye asabira mpengamiye haha mwisi y'abatarangwiraha nturuka haha hazaza h'umupeti utafumbura kuko bigora kubinika imihani gutarama ya Yo, what's up Rwanda? What's poppin? Kigali nitere ko amahoro kandi bigendereza cyane biri fresh byasa biri flex bya danger. Yes, ini one on one and then this girl she's one of the best rappers in Rwanda +250. Amaziminsa bikora benshi bati niwe queen w'imihanda currently cyangwa se as we speaking amaze gihe arusha abandi kuba yabikora. Yitwa D-Luck mwamwumvishe muri tracks zigiye zitandukanye yabizavuye kuri EP yiwe cyangwa se singles ziwe ndetse na featuring yagiye ahabwa cyangwa se all stars zigiye agaragaramo zigiye zitandukanye. I believe and I know she's one of the best. Hello. Yo, what's up? What's going on? Neza. Happy New Year. Happy New Year, man. Because it's been a while. Yeah, Happy New Year nawe, man. So ubwa mbere duhese muri mwaka? Ndakeka niko mbitekereza kabisa. Happy New Year too. Yes, 2025 ni umwaka wabaye urarangira ariko se n'umwaka wari umeze gute kuri side yawe? 2025 ni umwaka wari munini byatari. Nyine yagiye muri ama blessings nyinshi byatari urumva ni umwaka nshimira Imana kandi n'ubu nyine biracyakomeje tu ya nk'umuntu kubonye bwa mbere uretse ko byabigoye ashobora kuba ati se no muraperi kazi koko I mean can you please sample them like nabonye baza nzirikana ko bazanahubuka bona fanaga ubu ntano babaririza ngize ikironda mvuze uko bizamera n'uyu wahaye umutima giharo zahindukira ngafite voice itakigukorera na track asohoye sineza kuyo yaherukaga mutima ubyimbi sinweri kubera amigos wiyemeza makabura muzakatinga voice ndayisha let's go the spirit anyitirira shi kandi acyumva shinga di yabaye icyara cyamfata nk'izindi bizi gicishwa bugufi ndi mwisi fungiranye na underground nshinzemo imizi n'ubwoba bw'ibihe kubw'ibitarambira kwisi si ndi se kibi cyangwa ngo ndape mu ndimi nahawe rugari sinase kuwa nyimye ibihari wakoze umuzi cyakagira ihirwa kagera overseas karenga imbibi atazi iminsi yeje hatsi iki agakuzirari gatanga umubiri mubi yisi go twakabisi bakurya bucyo usimbuzwa indibi muryango ugera kuri fema hongi tinya kugera
bituma nkunda life ihandaho tugisa nk'inzara bituma nkunda life ihandaho utungwa n'isigara hano turapira ugukunze street mugasangira. Yes sir. I mean, I think I need more from you because you are an amazing person for real. I mean, because I know you since day one. I know how good you are. You know, I'm proud of you day by day. You're growing. But I need more, man. More. More verses. Biganza bitarigize byuzura. Igihirwe nkanje ribizira. Mbere isi n'ijuru sinibura. Gahora n'igihunga cyo kukubura. Twari bato turira mitima yuzuye inguma twifuza kazaza haza tukigigira muryango guhurwa uko buce ngewe rwikuba gusa ngo teshko rubanda bakomeretsa duhara byose imitima itakinyurwa utakibasha kumva impamvu nakurekura ni hehe nakubariza Yesu ufite ujya kunyura umuntu uzagira ikirondo kamukunda nko kutishira rimwe na rimwe ndagutekereza. Yes sir. So something like keep saying something like cuz you know. Yeah, that's my love story, man. Uherutse kujya muri All Stars yaririmo Bulldog, Lady Ink n'abandi baraperi batandukanye kwibona muri All Stars bivuze iki kuri Dilak ese nyuma yuko ukoze muri randirimbo feedback zabaye urumva people abantu nyine nabonye they were impressed nyine kubera verse yanjye and I'm thankful for that ndanashimira Marayika kuba yaranekeje amahano yashyira muri la verse. Urumva nyine iyo umuntu aguhaye amahirwe yo kugurana bari aba superstars kenshi usanga umwanya uraba nyine niyo ubatse kurabo kubafatisha bari ibisazi urumva uragurana nabo kuriya yeno ko ari ukubijurira tu and I'm thankful kuri Marayika tu kuba yaranekereje kuba yanshyira amahari. Kuri set byari bimeze gutubona Pifla hari Red Ink hari muri gushutinga wari ufite ubwoba bwa stars oya ntabwo nari mfite ubwoba man bari abaji bari bananyishimiye tu ndashimye nkunditse byatari bamenya nkunditse fo byatari man ndakunditse man byari byiza ntabwo mfite ubwoba man nishimye tu. Muri bari bose wakunze verse yande kunze verse ya Storm Pifla tuno na Pifla ndumva narazikunze. Bishyira ku mwanya wa kangahe muri la base nyine umwanya ndiwo mani muri verse umwanya ndiwo niwe nyine nishyiraho n'undi kuno kangahe gusa sindi wa kane man. Raperi bose wakoze verse nziza first verse ni ya kane yabo ntago nakanga verse yanjye narayikunze tu kugira uwa mbere rero for sure people are saying so ego ntaribi man ubwo ntaribi ntacyo bitwaye usohora EP ni experience imeze gute kugira EP yawe ya mbere EP man EP man yanamfashije kuboostinga cyane nyine abantu nyine banabona nyine pain yanjye ukuntu imeze kandi mbona nyine barabikunze banagumye bayikunde tu ariko byari neza kabisa. wagowe n'iki mu gusohora EP yawe man harimo tabati ya danger boro zo nyine harimo ibintu byinshi byatari bigoranye amatabati gufatisha umuproducer kugira umufatisha nyine n'abantu bakagera bakivumbura ngo Dilak ngo yarabuze kandi bura ntagemba inshara ngenda afite boro nshyashya tu numva ari ibyo kabisa. Kubura umukobwa ari cyo byaguhaye ndane kubura umukobwa ari cyo byakwimya kubunda umukobwa hari ikintu byamaye byatari no kubunda umukobwa w'umuraperi nyine man bihabwa agaciro cyane kuruta man nyine niko mbibona tu kuruta ukundi umuntu yaba ari umuji nyine niyo afite verses zirenze tu bibe valued cyane ngiye mbona nyine nk'umuraperi kazi byaragufashije cyane hari icyo wabuze nanone cyangwa se ubona like avuga niyo kuba ndi umuhungu nakabe narageze kuri iki muri hip hop wapi man kumva baby nibyo bya mbere birenze man for sure izina ry'Imana for real. Muri after plans cyangwa gahunda z'umwaka izo ufite kuri uyu munsi cyangwa se kino gihe turi kuvugana this year 2026 ni izihe se hari album ari featuring maybe bitsi y'umuntu ukomeye cyangwa se hari wumva ukunza akunda kuruta izindi cyangwa se abandi bazakunda I mean if you have some plans of this year what are they? Mfite boro nyinshi ahubwo nyine ni nyinshi cyane ndikoza nanzaso album cyangwa EP2 ko ari mu EP ndi gutegurana n'umutazo EP yanjye nawe turi wa babiri na boro nyine ari na EP yanjye ku giti cyanjye azaba ari ama featuring menshi n'undi mustar umwe uri big nyine ntago nta nubwo ndi bumuvuge tu kuko mani njya mbona iyo mbivuze hari ukuntu bidahita binabatu kabona nyine bise bipfa
ntago nzi ikibazo kiba gihari man yako ni boro ndi gupanga n'umusitari twana bivuganye tu yabana ashobora komplexinga ntago ariko namuvuga ariko nyine ni umusitari I mean, can you please sample them? Because you're a rapper, man. You're a rapper. Sample. Let's have some good time. Like, let's rap for them. Like, she's got the name of D-Luck. She's about to kill it, man. Siga insingi kaba umuhopfu tuzimanganye igifu rap y'umushonje ufite pen irusha abangavu future yujemo igihumbo na amarenga y'urupfu street kaba cool kujya hudu kwa miyo nkuru mitima itabutsa abapeti birukanka inkungugu gisate cy'umuryango nawe uhora mu nduru peace please ta umutima wo kwiyambaje ubu ni diwa nyirigira ukimurinze kwangana kuraruka kagotwa iby'umugamba arambye asabira mpengamiye haha mwisi y'abatarangwiraha nturuka haha hazaza h'umupeti utafumbura kuko bigora kubinika imihani gutarama I'm here to listen to you. Let's go. Ni 2026 pe tucutsa arase kubusa ubwoba bw'imfuriti jate bukira kurengera isenga isabiranye n'udapfa guhora marira ugenda kera kubusa asubijwe na nabigeta kila hila babinda banagaba n'impeta rushaka urwanze nkumiriri bisubiye kwa nyina iskwenda rizine ucyahe ndi sabune rugira utunga abajabe inkono ntibure bune niku musingi ho rutote yizo mbabare kirera ari kimwe uri wabandi ucamake na petu ufite kamera ugasaba Imana ayitabe he nyina yatakaje umutwe asaba jaro byaro rwanjye ntiruzankurikize umaze uburame umpe n'ikizu cy'ibyumba bine bo nibarutse ubasetse udukizu kudutesetse yes sir. Hari verse y'urukundo ya rap wakoze bati yo man I love this verse nubwo ari y'urukundo karaka boro karanguma byatari nkumvisha hariyo wavuze ngo twakongeye tukiyunga like yanje niba koko niba ari kireka twongere twiyunge n'iki like I mean man anoguma nibuka track zanjye biseye man ntiwanyumva kuko ni gace di yari iri umubona kunumbona bikwemeza ko nta nakuzirikana bimenyana narugira nsaba kuzaguhorana nubwo nguha gahinda n'ibyishimo bidasigana gihe nikigera ibyo nkwandikiye uzabikumburuza butakimbona uko mbyumva nta nuwabihindura ikibi kiriye gukundwa ariko ntawe ukenerwa cyangwa ugakenerwa ariko kaburugu prefera nabonye iherezo umunsi wa mbere dutangira nabaye bishi gihurira n'igihe uhogora wazirikanye inguma z'amateka ushaka ko nsigawa ngano guhuga ngabana niba ukinkumbura twaretse imikino tukiyungura cyahaba duhare byose nzakurinda uruguma sifeme inyongo zanu ndeba no mu maso uribona nyigisha kumera nk'umwari ushaka kwambika impeta kunyitaho ntacyo bimaze sir mabarira umbwire niba ntacyo bibuze nk'amahirwe byose mbivuge ibibazo maze nabyo ngo binkurure indirimbo ahuremo na ba Red Ink verse bakunze igenda gute if you remember the verse avuga ngo di ngo havi tumaki na mabi tumva ki kumva skills umasi turya shi kuma jeans na mastic mbyita trip yaba G tuva crib tujya streets na push amapi ziba twaje imvurirwa kera turi down dukwepa na popo tutisanga kukirwa hayi tuzirya pen tumamurika space bera mu mwiryane voice ndukabumirwa dila kwisaho ubumenya bari kwiga yindi bish yaje kwisina kindi yaje gutwita snitch ngo wafaka muri speed nyita madana mahit nkora neba simba ngamije gutwika sindaba superstar ndi wese narapa biceka di gangster rota kuva icyavu ndabye wabikeka ndi kumwe n'aba G's bikorewe muri senti bendera rya hip hop ni malayika turikesha sir. My guy. You know, video verse, I was like, damn. I said, no, we should deal like, cause I know you. I was like, nice and go, my guy, right? Yeah, what up, my guy, man? Yo, bro. Indirimbo isohoka, what was the feeling? She wanna papa yawe uploaded. It was in ibyo yikozemo. Ira boro njye natinze gusohoka nkabona yantindiye byata. Yo, warabimbye waravuga ati bro. Ira boro. Ya fresh. Narabikubwiye, man. Yeah, told me kufite phase ya fresh akafasira amuganiza. Ari ya fresh ko kucyarambise. Yo, rero tubangufasira ninde tugende. Irabasi yaraninde gusohoka byatari nyine nkamwibase what's wrong what's going on ukumva man cyaze nyine umunsi wenda niba akubwiye ngo biragenda kunguko turashootinga today ntaba ari ku cyo gihe kiba sinye rose dushooting so no ndategereza byatari nabwo atari is fine nyine ntago byambije gukora project zanjye nyine narakoze
njya kubona mbona nyine bara dropinze tu baravuga ati yo my man yasohotse nyine mwana nyine dushima Imana nyine ko isohotse tu muri indirimbo igisohoka ndi muntu waguhamagara akakubwira ati wakoze neza bikagutungura bikanungura akamukumbwira ngo congratulations sasa ni taikun Ndahiro man iseriye niyo muntu mama mugenda umwana ngufite voice re none wanayimbwe wumvishe coming soon gusa nyine numvishe coming soon yo byagutunguye se mene kandi your friend like nyine njya mbona ntago njya mbona nyine usa nk'umuntu nawe ukunda gukurikirana ibintu byanjye niko nkubona tu nyine byarantunguye byatarishe kandi njye gukora collab kuri Instagram and stuff ujya umakora ariko ntago ntekereza ko ujya kuri YouTube ngo uzumve man ntago mbizi niko tuziranye abantu bose tuziranye man ntago watahenda I mean seri ibyo nakoze uri kuza utangira like introduction and I'm thankful for that ariko yo so I'm a big fan menya ruko menya mbona uri busy byataye mbona nase na busy gutemba ibintu byiza you have a good song you have an amazing lyrics and stuff so I'm sorry nyine ariko nge niko mbitekereza tu so nyugo baravuga ati mukareta ngo tumuniga man yewe ngo tuziko taikun yamamagaye se biri seremana ari mwe natera man namwe ko taikun yamamagaye se man ari kumbwira ngo boro ngo mfite ngirarenze ngurarenze nako nabire okay irebye generation yawe n'abantu bazanye n'abantu hameze gute abahamanutse ngaye muri hip hop nyine ugendeye kuri ba grand frère ababaruta ababanje mbere yanyu ariko se namwe navuga muri kiragano cya gatatu no tari cya kane cyangwa se muri gufedinga in mushaka bikindi kiragano kiri next mwibona mute man hari underground barenze byatari barenze nyine kusinzi ukuntu nabisobanura man n'abajiwo hejuru boho nyine ntago ari bose tu abenshi nyine tu usanga nyine imirongo yabo isigaye iryoshye man nyumva bararyoshye ntago nyine baba bakigukoma ishaza batangiranye ntago ari cyo baba bagifite tu ishaza baba baratangira ntago oya zararyoshye man zararyoshye natwe rega zituryohanye man wabona ishaza rishize tu zararyoshye nyine turimbo turi soft for sure usanga nyine ntago nyina nyapfa kumva barabajiwe abastari cyane tu nge nimvira underground turi underground nyine man nge numva underground for sure rero bagira icyo bagufasha for sure byatari bari touching ariko bano bakuru bo nta kintu ukuramo se nacyo wumva mu byo baririmba ari bose tu ntago ari bose ariko abenshi ntago mbumva kabisa nta kintu kirimo nta kintu kirimo ariko ntago ngiye nyapfa kubumva tu kandi umva nyine byarahindutse zararyoshye nyine ariko ntago nyapfa kubumva niyo numvishe track yawe ntago ari ya track naza kuri repeat tu ujya na VIP utayiri repeatinga bro ntago njya nyumva kabisa entrance access VIP ndayizi aho ninjiye hose ni bless nyine kwihipinga ntago yatuma utayimenya man ndayizi tu ntago ayishyira on repeat man nyine ngiye test ya music yanjye iri different ubwo nyine ntago njya nyumva tu ntago nashyira kuri repeat ya songs zanjye so yumvira songs zimeze gute ubundi dealer ziba tough gang ba kera se man bari abajinda bumva byataye nabwo boro za kera za zamani zo mba numva tu zaba Maji the Black oya Maji ntago njya mwumva ntago nkunda type shizi yiwe tu ntago nkunda test ya music ntago nyine nkunda music Nyabarongo aya urarira ngo oya boro nyine aya mashuri madusaba yarangije ako ntago ari nibyo tough gang nyonyonyonyonyo uratanga care ndayizi man ariko ngiye ngubwe tough gang man ndi umuntu wumva utari tough gang wa kera ninde tough gang banumva wa kera se boro ziwe za kera man ngiye numva boro za kera man nanga ngiye numva na R&B za kera tu kurusha izungu abantu ubu ngubu se nta kintu ufataho ku buryo utabumva bose ra man boro mba numva se man reba nkira zira boro man zaba Brewston ngo mumoreze nimubona arize ujye umumoreza what the hell iyo boro bro iyo boro kabisa izo boro za cyane so ndi kwiyambira nizo test yanjye aje gushya abajama ramujina wenda mwumva tunjya numva nawe yandika fresh ubona wenda mwumva abaye impunzi mu mutima wundi ni Amaron aragukunda nukuri
yandese igora mabano aracyasora tracks man igore nzi ko yabivuyemo shana ntago kumva track tu man ngende wa kera man ntago mba nzi boro wakira utumye kingahe nyine ntago nduvuga ngo wa kera nyine numva boro za kera tu ya ubonye ko nasohoye indirimbo se narabibonye ko we ntago nakugotwa man never for sure uri umuraperi bro numvishe urapa bitari gake byatari man gake man ngo cash power man what the hell cyazo urarenze for sure nose nkubwira gute man nkubwira gute umbwire ngo yongo wakoze ball ya fresh ngo nyina guhamagaye kubwiye njyemo numva uri busy man kandi urabizi ko iyo umuntu aguhamagaye man ntabwo ugipfa gufata phone wowe man taikun ariko kandi jifata se asi yuma mugambwe ati yo bro like wakoze agatrack ka fresh man keep it up like ntacyo ndi bukumarire man mba numva man ntacyo byagufasha bro you can say something about yo wakoze ball ya fresh komerezaho cyane ari ngiye kujya mbikora taiko aseruganze how is my song then indirimbo yawe ni nziza man none se kubera iki man indirimbo yawe ni nziza for real ntabwo njye naryarya man umutaikun wallahi EP yawe na Taz ni EP zayemeze gute man ubundi man y'umutazi na Dilak bahuye man abari nka Eminem na Nicki Minaj what the hell nabitwikira se man ndayitwikiye man byatari muzashya man ese wandika neza cyangwa wandika cyane nijoro ku manywa cyangwa se wandika bitewe na situation urimo ese bakumvisha bitugita wandika we kubijyanye no kwandika woroherwa n'iki cyane andika muri no minsi ndikandika mu gitondo kuko ku manywa man izuba bari kumena imbwa gahanga cyane ntabwo wabona uko utekera ese uri imbwa imwe na rimwe ari genyiba so wandika mu gitondo nandika mu gitondo inshuro nyinshi cyangwa nimugoroba biterwa n'igihe vibes zimfatiye tu iki gutera kwandika cyane kuruta ibindi stories mba ndi kumva cyangwa nyine ukundi kwiyumva byako kanya cyangwa wenda nakumva beat kanyispira gukora wenda story runaka ibintu nk'ibyo nari mfite umugore yes we cyaje uramuniga nabaho man bro for sure uramuniga nabaho man ibaze wallahi uramuje ngaragita uramuniga ararenze fo uramuniga ararenze iriya ndirimbo iri mu zikunzwe mu Rwanda iriya ndirimbo irakunzwe tu abantu bakunda ibintu man nyine biri different man yes sir si byose indirimbo asobanura gute kuyumva se nose ubundi ifite iminota ingahe man ndabura njye numva ko ari akaboro gatangira nyine ibyo ngibyo uririmbye nari mfite boro nk'izo nyine nari mfite man aragitusa no ababoro niho ngiye mitangereza kuko ntabwo nagiye kuri YouTube ngo nyisacinge nagiye kuri TikTok nyine tu nagiye TikTok man nyine ndakumva nyine mitangunya ndascrolling none mbona ngo views ibihumbi cyaze bro eka uramuniga respect kabisa ubona iki kitumye bikunda oya nundi ni bisanzwe man abantu bakunda ibintu biri different nyine bitangaje tu ya wawe nariyo mpamvu babikunze yabikora aririmba zira boros ntabwo nazishobora man ndirimbe zira boros niwe ubwo nzabikora man ariko ntabwo nakora so wabikora man Sevenant yagenze itese nari maze ngiye man ku breaking up na Buante ibaze wallahi oya wapi twashwanye bari guturitsa umwaka fo muri kumwe oya ntabwo twari turi kumwe man twari turi kumwe ariko ni muri iyo minsi twa breaking up man call man nyine tu let's end this wapi nagaruka nyine twaraserereye tuba turashwanye tu man zira boro ziranababaza byatari man fo birababaza man none uzi kujya nongera nsubire ku murongo se man
byataye gusubira ku murongo nyine wo kwandika nari naramugaye bro ntabasha kwandika efo kubera mani nyine mood swings wapi ntago ari depression mani turi mu bihe mani nk'ibyo biboro tu ntago nyine mani nyibasha kwandika I was busy busy loving someone yes sir kuba mwaratandukanye se nibyo wakishimira kubera ko byaguteye kwandika ko twaratandukanye ntago nabitekerejeho cyane ariko ne twaratandukanye se subibaho mani nta birenze ndiri mu makosa kubyo ubona ndiri mu makosa ni ibintu mani nyine biza ntago nabona uko mbisobanura kabisa yeah what's your plans cyangwa gahunda zihari z'uyu mwaka nizihe plans man ewan abantu expecting man shamani mugiye kubona ibintu bibarenge tu ibintu nyine biza umusubirizo kabisa nta kuruhuka no guhari yeah dusoza nyine dutamo kabisa if you don't mind like ndakeka ari nge bish quiz kigendana igitsi bishirapa nk'iji bifatiye mw'iyi minsi ivuye mu kayanza kawe yagannye mawusi na underground mufubita sense pezi minsi ciye inshuro bikunze imana imugobotora ingoyi kiri inkono tambazi tonjura apuvuga iby'imigira pimigi akayatsa uzagayisha mu kuziza iki kuvuga mesh naho ukunda uko kuri ndacyaru mu Rwanda sha Kurapa uzatega amatwi ndacyari mu kera gati imana ndindi bibiryi sindaza ndacyari ku musingi urandi ndisari ndacyari kuneza abandi gihe cyose ngihari street ni Madonna press mwanga nka Osama indoro yuje nimba gokira abatabishima ni underground atorera amituma rapa gutya ninzari musogota igihe arapa tabivuga ni Exat ni D ni Ndahiro umugoboka ni buri shumi mukomeza ikamurinda guseba niki naraguwo ntazishemu ntoje muzika mugende murebe EP yanjye man yeah break the camera